birashoboka ntawe utakora icyaha, ariko ntawe ugikora ngo akigumemo. Buri muntu wese yakora icyaha kuko yambaye umubiri. Ariko uyu munsi wa none umukristo nyawe niyaguye arongera akabyuka. Imana itugirire neza. Niyaguye arongera akabyuka. Ariko uyu munsi abantu baragotomera ibyaha nk'abagotomera amazi. Usanga barabigotomera neza neza, ntabwo wabona umugisha. Igihe kiza kugera ikakwanika. Zaburi ya 50 baravuga ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki gushyira amagambo yanjye mu kanwa kawe? Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, uko ubonye indaya wishimira kubana nawe, uko ubonye umunyamagambo wishimira kubana nawe. Ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpawe nawe. Mureke mbabwire mwaba Kristo muve mu kigare. Umva mbabwire, nta juru ry'abanyabyaha ribaho, nta juru ry'abasambanyi ribaho, nta juru ry'abajura ribaho, nta juru ry'indaya ribaho. Muri mu rusengero barababeshya ko mukijijwe, barababeshya ko mujya mu ijuru, namwe mukababeshya ko mukijijwe, ariko nta juru ry'indaya ribaho. Nta juru, mw'ijuru hazajyayo umuntu wakijijwe neza, mw'ijuru hazajyayo umuntu waretse ibyaha akabireka, mw'ijuru hazajyaho umuntu utunganye rwose, hazajyayo umuntu wera. Ntabwo umuntu azajya mu ijuru ngo nuko ari bishop. Kuba bishop ntibizakujyana mu ijuru, kuba usengera muri ADEPR ntibizakujyana mu ijuru, kuba usengera muri Katolika ntibizakujyana mu ijuru, kuba usengera mu Basilamu ntibizakujyana mu ijuru. Dore ikintu kizakujyana mu ijuru nuko wanze ibyaha, ukanga icyaha n'igisa nacyo, ugahinduka rwose, ugahinduka ukaba icyaremwe gishya. Wari umujura ariko warabiretse, warasambanaga ariko warabiretse, wari umunyamagambo ariko warabiretse, wanywaga inzoga ariko waraziretse. Ariko uyu munsi urasanga abantu batarakijijwe, ahubwo bagabanyije doze y'ibyo bakoraga. Abantu bagabanyije doze, yanywaga amacupa 5, cyo koze ubu yaragabanyije asigaye anywa 2, ngo ubwo yarakijijwe. Wasambanaga iminsi 7 kuri 7, cyo koze waragabanyije usigaye usambana rimwe mu cyumweru, ngo ubwo waragabanyije. Imana y'amahoro itugirire neza. Ijuru rizajyamo umuntu wakiranutse kandi agatungana, uwo niwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ubwami bwo mu ijuru burato. Iyo bigeze kuri iyi level, ni andi Imana ivuga ngo ngiye kukuruka. Iba yaramubwiye kera, ikakubwira kera, ikakubwira kera, ihana iki cyaha, ihana iki kintu, ihana iki kintu, ukagenda. Ntabwo Imana igipfa gushyira umuntu ku karubanda gutyo ngo ihanire, irabanza ikakugoragoza, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka. Ariko se abashumba, abunge, mwakoze akazi kanyu? Ese mwakoze uko mukwiriye? Umurimo mwawukoze uko mwari mukwiriye kuwukora? Mwagenze nk'uko mwari mukwiriye kugenda? Uyasubiza amaso inyuma wisuzume. Wamuririmbyi we, waririmbye nk'uko wari ukwiriye kuririmba? Umunyamasengesho, abanyamasengesho abakumirizi, mwakumiriye nk'uko mwari mukwiriye gukumira? Bashumba bagenzi banyu, mwakoze umurimo nk'uko byari bikwiye? Sibyo? Ahubwo bamwe barasinziriye, babonye ibyo kurya bararya barahaga. Sibyo? Ntabwo mwaguye mukiri mu butayu, kandi nyamara ibyo ngibyo mwabonye n'ubundi si ibisubizo. Abenshi bagushijwe n'ibitari ibisubizo. Imana itugirire neza. Ibyabagushije si ibisubizo pe, ntabwo ari ibisubizo. Abenshi urasanga baragushijwe n'utuntu turi aho ngaho tw'amafuti. Babonye impamba y'urugendo bagira ngo babonye ibisubizo. Iyo yari impamba y'urugendo, ntabwo wari utaratabarwa n'ukuri, wari utaratabarwa. Sibyo? Ariko uragwa. Bamwe bahamagawe bayiriza iminsi 3, buri cyumweru akavuga ngo ndafata iminsi 3 niyirize. Ariko usigaye wawe uyu munsi wari uhera ku wa mbere urya, ugageza ku wundi wa mbere urya 3 ku munsi. Igikoma kikaza ukarohayo, ibishyimbo bikaza ukarya, inyama zikaza ukarohayo, ibintu byose ukarya, ugasanga ntukibasha kwiyiriza. Bamwe mwahimbye impamvu ngo iyo niyirije igifu kirarya, ngo iyo nsenze biragorana. Imana y'amahoro itugirire neza. Abantu ko mwahamagawe, mwibagiwe umwimerere w'uburyo mwahamagawe. Sibyo? Uburyo mwahamagawe. Sibyo? Uyu munsi ntabwo ADEPR bavuga ngo bagushije ishyano, bera ko se Yesu ashimwe.
ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, habwa umugisha n'Imana. Ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Ni Prophet Emma ugarutse ugusuhuza. Niba waramaze gukora subscribe hano, Imana iguhe umugisha n'ukuri, nterwa ishema nawe. Ibingibi nkora no kubera wowe, kandi Imana iguhe umugisha, kuko bigaragaza ko unkunda nanjye ndagukunda. Rero nawe utarayikora no kuri yikore, ni inkunga ikomeye urabunteye, kandi nanone uzajya urushaho kugenda ubona ijambo ry'Imana bikoroheye uko turekuye ikiganiro gihite kikugeraho. Rero Imana iguhe umugisha, habwa umugisha n'Imana. Buriya iyo uhagararanye n'umuntu w'Imana, byanze bikunze nawe Imana ihagararana nawe. Uhagararana nawe kandi ikakugirira neza. Uyu munsi rero Uwiteka aguha umugisha, Uwiteka kubambira amahema kandi ahagararane nawe. Tugiye kuganira ibintu bigera nko kuri ibintu birindwi uyu munsi nibyo turi buvugeho, bishobora gutuma utabona umugisha. Bishobora gutuma utabona umugisha, ugasenga ariko ntubone umugisha. Ibyo bintu birindwi ugasenga ntubone umugisha, ahubwo ugasanga urushaho kubona umuvumo. Ugasanga urushaho kubona umuvumo kubera ko ubayeho mu buzima budasobanutse, ubuzima urimo ni bwa buzima butanezeza Imana. Kubera ko buriya rega hari ibintu ukora uzi ko ari ibintu biri aho ngaho bisanzwe, ariko ibyo bintu bikakwafekita, bigahagarika umugisha wawe, bigahagarika amasezerano yawe. Ariko nanone hakaba n'ibintu biza bigahagarika umugisha wawe utarabigizemo uruhare. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga hari ibintu bikubaho rwose, bikakubaho, bigahagarika umugisha wawe utarabigizemo uruhare. Akenshi buriya bene ibyo ngibyo ni karande, ariko akenshi buriya umuvumo ushobora guhagarika umugisha wawe. Kandi buriya muri karite z'umuvumo, umuvumo ushobora kukuzaho uwugizemo uruhare, ushobora kukuzaho waragizwemo uruhare n'ababyeyi, cyangwa se umuvumo ukakuzaho uturutse ku Mana. Hari umuvumo buriya uturuka ku Mana no kutitondera ijambo ry'Imana. Mana y'amahoro itugirire neza. Buriya no kutitondera ijambo ry'Imana hari umuvumo bizana, kandi uwo muvumo ntibisaba ngo hagire uwo kuvuma. Ni umuvumo uza kuri wowe ukakuzaho direct. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero hari ibintu biri kuri wowe bigaragaza ko ukeneye gusengerwa Imana. Ukeneye gusengerwa Imana, ibintu biri kuri wowe bikunaniza, bituma uryama ntusinzire. Hari ibintu bikubuza amahoro, hari ibintu bikubuza uburyo, hari ibintu bikubuza amahwemo. Warasenze ntabwo utagize, waranivuje. Imana itugirire neza. Ariko ibyo bintu ugasanga biri kuri wowe biragutsikamira. Ugasanga hari imbaraga ziri kuri wowe zigutsikamira. Rero ndashaka mvugane nawe, nshaka gusengana nawe Imana igakora ibikomeye ku buzima bwawe. Nshaka gusengana nawe Imana igahindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana ikakwiyereka mu izina rya Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Nimvuga ibi bintu byumve cyane, kuko buriya niba uri umuntu usenga, ugasanga muri wowe urasenga ariko urasambana, ugasanga urasenga ariko uracyakora ibyaha, ugasanga uri n'umushumba, uri n'umukozi w'Imana, ariko hari ikintu cyakunaniye gitsikamira ubuzima bwawe. Naho wasenga inshuro 1000 ntabwo uzabona umugisha w'Imana. Ntabwo uzabona umugisha w'Imana. Reka nkubwire, ibyo abantu bitiranya, ijuru ntabwo ari isoko. Ijuru si isoko. Ijuru ntabwo ari ibintu uzajya gushopinga ngo ufite amafaranga ngo nzagenda nshopinga ijuru. Ijuru ntibari shopinga. Oya, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Sibyo? Rero byanze bikunze nta cyahishwe kitazajya ku karubanda. Rero senga Imana igushoboze kureka icyo kintu, kuko kikubuza umugisha. Niba hari ikintu kibaho gitera umwaku, gukizwa nabi bitera umwaku. Iyo ukijijwe nabi byanze bikunze ugira umwaku. Iyo ukijijwe nabi byanze bikunze umuvumuza kuri wowe. Iyo ukijijwe nabi, reka nkubwire, birashoboka ko wanakizwa nabi. Hari unkurikiye hano ukabusambana ariko ukabubona rwose ibyo ushaka kubibona bikoroheye, sibyo? Ariko kuba ibyo ushaka kubibona bikoroheye ntabwo ari igisubizo cy'uko ufite Imana. Oya, birashoboka yuko ibyo ushaka kubibona bikoroheye,
ariko ibyo ngibyo n'ubundi n'abapagani barabibona, sibyo? Ariko se ko kubugingo urabufite? Imana itugirire neza. Ntunkange ngo amafaranga uyabona bikoroheye. None se n'ubugingo urabufite? Imana y'amahoro itugirire neza. Ubugingo, haleluya, ubugingo nta kindi cyazanye. Yesu yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Nabyutse mbona nsoma mu binyamakuru, nditegereza ndareba, usanga ngo umushumba mukuru uyoboye rwose kandi wari ufite inshingano zikomeye muri ADEPR ngo baravugwamo ari batatu. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ngo arashinjwa ubusambanyi bukomeye, gutwara umugore wa mugenzi we. Imana y'amahoro itugirire neza. Iryo ngiryo ni ishyano, sibyo? Ni akaga gutwara umugore wa mugenzi we. Ibaze kuba uri umushumba ariko ugasambana. Ibaze kuba uwitwa ngo uri umushumba, uyoboye intama, uyoboye umukumbi, ugasambana, sibyo? Buriya kenshi nawe ntabwo aba ari we. Ni bya bindi bakubwira ngo gukizwa nabi bitera umwaka. Kandi umva nkubwire, iyo bigeze kuri iyi level ni handi Imana ivuga ngo ngiye kukuruka. Iba yaramubwiye kera, ikakubwira kera, ihana iki cyaha, ihana iki kintu, ukagenda. Ntabwo Imana igipfa gushyira umuntu ku karubanda gutyo ngo ihanire, irabanza ikakugoragoza, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka. Imenyesha bayubaha inzira zayo, Uwiteka atinda kurakara, umujinya ntiyawugumana iteka, akunda kugirira neza be. Rero ibyo ngibyo nibyo biteye Imana kwima abantu amaso, bikabatera umugongo, sibyo? Buriya kugenda gufungwa kw'insengero zimwe zigasenywa, ibindi bikagira gute, umva nkubwire, buriya wirenganya abayobozi, wirenganya leta yakoze akazi kayo. Ariko se abashumba, abunge, mwakoze akazi kayo? Ese mwakoze uko mukwiriye? Umurimo mwawukoze uko mwari mukwiriye kuwukora? Mwagenze nk'uko mwari mukwiriye kugenda? Uyasubiza amaso inyuma wisuzume. Wamuririmbyi we, waririmbye nk'uko wari ukwiriye kuririmba, sibyo? Umunyamasengesho, abanyamasengesho, abakumirizi, mwakumiriye nk'uko mwari mukwiriye gukumira? Bashumba bagenzi banyu, mwakoze umurimo nk'uko byari bikwiye, sibyo? Ahubwo bamwe barasinziriye, babonye ibyo kurya bararya barahaga, sibyo? Ntabwo mwaguye mukiri mu butayu, kandi nyamara ibyo ngibyo mwabonye n'ubundi si ibisubizo. Abenshi bagushijwe n'ibitari ibisubizo. Imana itugirire neza. Ibyabagushije si ibisubizo pe, ntabwo ari ibisubizo. Abenshi urasanga baragushijwe n'utuntu turi aho ngaho tw'amafuti. Babonye impamba y'urugendo bagira ngo babonye ibisubizo. Iyo yari impamba y'urugendo, ntabwo wari utaratabarwa n'ukuri, wari utaratabarwa, sibyo? Ariko uragwa. Bamwe bahamagawe bayiriza iminsi 3, buri cyumweru akavuga ngo ndafata iminsi 3 niyirize. Ariko usigaye wawe uyu munsi wari uhera ku wa mbere urya, ugageza ku wundi wa mbere urya gatatu ku munsi. Igikoma kikaza ukarohayo, ibishyimbo bikaza ukarya, inyama zikaza ukarohayo, ibintu byose ukarya, ugasanga ntukibasha kwiyiriza. Bamwe mwahimbye impamvu ngo iyo niyirije igifu kirarya, ngo iyo nsenze biragorana. Imana y'amahoro itugirire neza. Abantu uko mwahamagawe, mwibagiwe umwimerere w'uburyo mwahamagawe, sibyo? Uburyo mwahamagawe, sibyo? Uyu munsi ntabwo ADEPR bavuga ngo bagushije ishyano, berako se si mwebwe mwizaniye ibyo. N'ubundi mwarabimutsindiriye, ntabwo yari umunyamuhamagaro. Mwarabimutsindiriye n'ubundi ntabwo byari ibye. Ni mwebwe mwizaniye ibyo. Uyu munsi none umuntu yize Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro idutabara. Niyo yimika Imana, niyo yimika. Niyo yimika Imana, niyo yimika. Niyo yimika Imana, niyo yimika. Haleluya. Niyo yimika Imana, niyo yimika. Sibyo?
rero ntabwo uyu munsi ntabwo bizakunda hahirwa umuntu Uwiteka atoranya akamwiyegereza. Imana itugirire neza. Ugasanga bene uwo muntu ngo kubera yuko ngo ari muri ubwo buzima, ariko uyu munsi ugasanga arasambana. Bikamubwira umuntu wageze ku musaraba. Birashoboka ntawe utakora icyaha, ariko ntawe ugikora ngo akigumemo. Buri muntu wese yakora icyaha kuko yambaye umubiri, ariko uyu munsi wa none umukristo nyawe niyaguye arongera akabyuka. Imana itugirire neza. Niyaguye arongera akabyuka, ariko uyu munsi abantu baragotomera ibyaha nk'abagotomera amazi. Usanga barabigotomera neza neza, ntabwo wabona umugisha. Igihe kiza kugera ikakwanika. Zaburi ya 50 baravuga ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki gushyira amagambo yanjye mu kanwa kawe? Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, uko ubonye indaya wishimira kubana nawe, uko ubonye umunyamagambo wishimira kubana nawe. Ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpawe nawe. Mureke mabwire mw'abakristo mwe, muve mu kigare. Umva mabwire, nta juru ry'abanyabyaha ribaho, nta juru ry'abasambanyi ribaho, nta juru ry'abajura ribaho, nta juru ry'indaya ribaho. Muri mu rusengero barababeshya ko mukijijwe, barababeshya ko mujya mu ijuru, namwe mukababeshya ko mukijijwe, ariko nta juru ry'indaya ribaho. Nta juru, mw'ijuru hazajyayo umuntu wakijijwe neza. Mw'ijuru hazajyayo umuntu waretse ibyaha akabireka. Mw'ijuru hazajyaho umuntu utunganye rwose, hazajyayo umuntu wera. Ntabwo umuntu azajya mu ijuru ngo nuko ari bishop. Kuba bishop ntibizakujyana mu ijuru. Kuba usengera muri ADEPR ntibizakujyana mu ijuru. Kuba usengera muri Katolika ntibizakujyana mu ijuru. Kuba usengera mu Basilamu ntibizakujyana mu ijuru. Dore ikintu kizakujyana mu ijuru nuko wanze ibyaha, ukanga icyaha n'igisa nacyo, ugahinduka rwose, ugahinduka ukaba icyaremwe gishya. Wari umujura ariko warabiretse, warasambanaga ariko warabiretse, wari umunyamagambo ariko warabiretse, wanywaga inzoga ariko waraziretse. Ariko uyu munsi urasanga abantu batarakijijwe, ahubwo bagabanyije doze y'ibyo bakoraga. Abantu bagabanyije doze. Yanywaga amacupa 5, cyo koze ubu yaragabanyije asigaye anywa 2, ngo ubwo yarakijijwe. Wasambanaga iminsi 7 kuri 7, cyo koze waragabanyije usigaye usambana rimwe mu cyumweru, ngo ubwo waragabanyije. Imana y'amahoro itugirire neza. Ijuru rizajyamo umuntu wakiranutse kandi agatungana. Uwo niwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Rero uyu munsi kuba abantu bagumye gutukisha izina ry'Imana, hari n'abantu bavuga ngo barimo baratukisha izina ry'Imana. Imana ntitukwa. Imana situkwa gute? Imana ntitukwa, yibereye mu ijuru ryayo ry'amahoro. Sibyo? Uyu munsi nutayikorera, ibiti n'amabuye bizayikorera. Imana ifite ibiremwa yaremye bizayihimbaza. Ugende ku musozi urebe ko ibiti bidahora bivuga ngo urera Mana. Nudakorera Imana, Imana ifite abakozi, Imana ifite abantu. Sibyo? Nudakora ibyo Imana ishaka, rwose ibyo birakureba. Imana yifite abantu, Imana ifite abakozi, my friend. Imana irabafite pe. Rero wowe ikizakubaho ni ugukorwa n'isoni. Kabura umushumba ugafatwa gutyo, ubona ahantu hubashywe nkaho muri ADEPR, humva ngo wasambanye, ukumva ngo batwaye umugore wa mugenzi wawe. Sibyo? Ukumva uri umuhanuzi, ugasanga ngo wafashwe wibye. Isoni zikagukora. Ntabwo rero Imana igiseba. Imana ntiseba, yaseba iteze. Imana ntiseba. Sibyo? Ibyo ngibyo ukora ni wewe bizasebya, ntabwo bizasebya Imana. Ubwo rero uraho ngaho uzinga ibyo ngibyo urimo urakora bizasebya Imana. Oya, ntabwo ibyo bijya bisebya Imana. Imana se niki kiyisebya? Imana ikiranuka muri byose. Imana yihagije. Aho iri mu ijuru ryayo ry'amahoro iratuje, imeze neza. Imana itugirire neza. Rero wowe uyu munsi wa none rwana intambara yo kugira ngo utungane, tungana rwose, rwana intambara yo gukora imirimo myiza. Iyo mirimo izagenda iguherekeje. Imana itugirire neza. Ikiranga abantu rero bakayutse, abantu batakirimo umwuka w'Imana, bagize gute? Urasanga ibintu byose baraho ngaho, ibintu byose ibihinze bahindana nabyo.
nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo abanyatenayi ngo nta kandi kazi bagiraga, ngo bagiraga akazi ko gushyushya inkuru. Imana itugirire neza. Rero ugasanga umuntu nta kindi gituma kidutandukanya n'abandi nuko dusenga. Buriya gusenga ni gukuraho ibigerageza, ariko gusenga kutwambika imbaraga, gusenga kudukomereza mu murimo w'Imana, gusenga gutuma twambara imbaraga, gusenga kugatuma dukomera. Ariko uyu munsi none urasanga umuntu nasenga, arya adasenze, aryama adasenze, iminsi ye yose ntasenga, ava ku rusengero ku cyumweru kandi ubwo ngakora umurimo w'Imana, Bibiliya akayishyira mu kabati, aheruka ayishyira mu kabati akazongera akayegura, agiye kongera gusubira mu murimo w'Imana. Ntujya ubasha kwiyiriza, ntabwo wabishobora, urya udasenze ukaryama udasenze. N'andi magambo, ubayeho ubuzima bwawe ntabwo wabutandukanya n'ubw'inka. Imana itugirire neza. Nyamara kandi ngo uyoboye umurimo w'Imana, ni ukuvuga ngo abantu uyoboye bakurusha gusenga. Imana itugirire neza, bakurusha gusenga. Aho ngaho niho uzajya kubona ukabona abakristo uyoboye barakuzanira amayerekwa, bakubwira ngo pastor, ngo twabonye ngo urimo urasambana, ngo twabonye ngo uyoboye ihene, ngo twabonye ngo imbere yawe ngo tukubona uri ingurube. Imana y'amahoro itugirire neza. Uko ngo batangiye kukurondora, batangiye kukwerekwa kuko ntusenga. Imana itugirire neza. Bundi kirazira kikaziririzwa, ntabwo ushobora kuyobora abantu bakurusha gusenga. Imana itugirire neza. Niba wamenye ngo hari umukristo usenga y'ibiri, sumbyaho usenga y'itatu, sibyo? Kuko uyu munsi umuyobozi iyo ahagaze abayoboye baricara, iyo yicaye abayoboye bararyama, iyo aryamye abayoboye barasinzira, iyo asinziriye abayoboye barapfa. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero umuyobozi Imana yashyize imbere, buriya abayisiraheli iyo baza kugira Mose akaba ari umuntu uri aho ngaho waya usinzira ameze aho ngaho, ntabwo bari bugere iyo bajya. Imana y'amahoro itugirire neza. Kuko ngo rero usanga kenshi Mose Imana yashyize imbere yawe, umuyobozi w'itorero, umuntu Imana yashyize imbere y'abandi, ikamugira ambasaderi, ukagira umuntu uvuga ngo ndashaka kuvugana n'ubwoko bwanjye. Biba bikwiye yuko witwararika nk'umukozi w'Imana ugabura ibyayo. Imana itugirire neza. Ukitwararika nk'umukozi w'Imana ugabura ibyayo. Imana itugirire neza. Rero byanze bikunze nta cyahishwe kitazahishwa. Umva nkubwira inshuti yanjye, nawe utari wajya ku karubanda ntabwo ari uko uri umuhanga mu guhisha ibyaha. Hari abantu bazi ko ari abahanga, kabazivuga ngo ngiye iyo ngiye gusambana ngo ndatega nkajya kure. Umva nkubwire, nta kure habaho. Igihe cyawe cyo guseba iyo cyageze, iyo Imana yavuze ngo ndarambiwe, Imana yarambiwe irakwanika isoni zikagukora, nukuri bikakurenga bikagucanga, sibyo? Nta muntu uramira mu byaha, ntawe. Nta muntu ujya uramira mu byaha, nta muntu ukomerera mu byaha. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntabwo wakomerera mu byaha, ntibishoboka. Wakomera uteze? Imana itugirire neza. Mu byaha nta muntu ujya ukomereramo, sibyo? Niba uri mu rusengero ukaba uzi ko ukora ibyaha, menya ko igihe icyo ari cyo cyose isoni zizagukora. Ahubwo saba Imana uyibwira uti, Imana dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike. Dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike. Sinabasha kwikiza, ndagushaka ubuntu, unyuhagire ibyaha. Mutabazi ne gupfa, unyuhagire ibyaha. Mutabazi ne gupfa. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze, n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kuncungura. Haleluya, haleluya. Nizeye umusaraba uwo wampfiriyeho, niwo nshya niringira. Haleluya. Amazi n'amaraso byo mu rubavu rwawe binkiza uburyo bwombi, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo bye kuzansinda ukundi. Imana itugirire neza. Data wa twese nashimwe,
amazi n'amaraso byo mu rubavu rwawe binkiza uburyo bwombi. Ni ukuri ndakwinginze shaka iby'umwami ashima, shaka mu maso h'Imana. Ndagusabye shaka mu maso h'Imana, shaka iby'umwami ashima. Ngiye kukubwira ibintu 7 bibuza umugisha, bituma utabona umugisha. Icya mbere ni ugusenga ariko ugakora ibyaha. Gusenga n'ibyaha. Usenga n'ibyaha ntushobora kubona umugisha w'Imana, ntabwo ushobora kuwubona pe. Shaka iby'umwami ashima. Icya kabiri, kugira umutima wikakaza. Hari abantu basenga ariko bakagira umutima wikakaza, ntabwo uzabona Imana. Umutima wikakaza, umutima w'ubwibone, umutima wishyira hejuru. Imana y'amahoro itugirire neza. Cya gatatu, ururimi rubeshya. Niba muri wowe ujya ubeshyira bene so, icyo kintu Uwiteka cyanga urunuka. Uwiteka cyanga urunuka. Sibyo? Uwiteka cyanga urunuka. Shaka mu maso h'Imana. Niba muri wowe ujya ubeshya, bwira Imana uti Imana mbabarira nsinzwe n'urubanza. Niba ujya ubeshya, saba Imana uyibwira uti Imana mbabarira nsinzwe n'urubanza. Sibyo? Nsinzwe n'urubanza. Usaba Imana uyibwira uti nsinzwe n'urubanza. Sibyo? Icya kane, abagabo b'indarikwa. Hari abagabo b'indarikwa babaho mu buzima, baberaho. Ibaze kuba uri umugabo ukaberaho gushyushya inkuru. Ibaze kuba uri umuntu w'umugabo ukagira amagambo. Abagabo b'indarikwa, abagabo bagira amagambo, abagabo baberaho gusebanya, abagabo baberaho kuvuga abandi, abagabo bagira ubujajwa. Bene abo bantu baragowe abafarisayo bazabona ishyano, kuko bahawe agakiza bakakaninira, kuko bahawe itarano bakayitaba. Baragowe abafarisayo bazabona ishyano. Icya gatanu, kubaho mu buzima bwawe udasoma ijambo ry'Imana. Iyo udasoma ijambo ry'Imana, muri wowe ntushobora kubona umugisha w'Imana, kuko mu ijambo ry'Imana hahishemo umugisha. Imana itugirire neza. Mu gusoma ijambo ry'Imana rero bigutera kumenya, bituma ubasha kumenya amayeri ya wa mubi, ukamutsindisha ijambo ry'Imana. N'igihe ashatse kugira ngo agutere ubwoba, ukamutsindisha ijambo rivuga ngo handitswe ngo. Imana y'amahoro itugirire neza. Icya gatandatu, kutagira ibihe byo gusenga. Imana y'amahoro itugirire neza. Kutagira ibihe byo gusenga. Sibyo? Kutagira ibihe byo gusenga. Iyo utagira ibihe byo gusenga muri wowe, ntabwo ushobora kubona mu maso h'Imana. Ntibishoboka. Ntabwo wabona mu maso h'Imana. Nta bihe byo gusenga ugira, ugwa vuba, uranamuka. Umuntu udasenga aranamuka. Gusenga ni iki? Ni ukuganira n'Imana. Ngaho ibaze rero, ukunda Imana ariko ntimujya muganira. Rero gusenga ni ukuganira n'Imana. Ukeneye gusenga uganira n'Imana, ukaganira n'umukunzi wawe, ukaganira n'umwami wawe. Imana itugirire neza. Icya karindwi, kutita ku maturo yose uko yategetswe. Imana y'amahoro itugirire neza. Kutita ku maturo yose uko yategetswe. Abantu mutita ku cya 10 uko wabifata uko ariko kose, wakumva ko ari ubusambo, wakumva ko ari ukukwiba, ariko kudatanga icya 10 bizana umuvumo. Imana itugirire neza. Kudatanga amaturo bizana umuvumo. Sibyo? Gufata ibyawe byose ukabirya nta uhayeho, nta mugisha uzabona. Niba ukeneye umugisha w'Imana, fasha abene so, sangira n'abandi, sharinga, uzabona umugisha w'Imana. Ibyo bintu uko ari 7 bituma abantu batabona umugisha w'Imana. Rero uretse wenda ndimo nsoza, uretse wenda kuvuga ngo wa mushumba yafashwe, ngo babonywe muri ADEPR, siho gusa, hari n'ahandi, kandi hari abandi bagiye gukorwa n'isoni. Rero nababwira ngo nawe bitari byageraho, bamaso, kuko Uwiteka ari mu isaka, umukwa urimo urakorwa. Abakorwa n'isoni bo bagiye kuba benshi. Nawe bitari byajya ku karubanda, itegure ko bigiye kujya ku karubanda. Ibyo wakoze byose Imana yarakwihoreye, ariko igiye kubishyira ku karubanda. Rero abantu bari mu gihe cyo guhanwa. Hari n'abashumba benshi mugiye kubona bagafungwa neza bakajya mu magereza kugira ngo bagende bigishwe. Rero simbuka utarasunikwa. Imana y'amahoro ikugirire neza.
niba bitari byakugeraho shakashaka mu maso y'Imana. Reka nkubwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Kubana kwabo kwiza barahugurana, ntabwo tuba turimo dusebanya, ahubwo tuba turimo duhugurana kugira ngo turebe ese iyi minsi igeze hehe, iyi minsi imeze gute, kugira ngo tuganire Imana yacu igitugirira neza kandi igibana natwe. Imana y'amahoro ibishimire, bagirire neza. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Uwiteka ari ku ngoma, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Reka mbabwire ngo see you, shalom. Sharing iyi video, kore like, kore comment, kore subscribe niba utarayikora. Bye. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Bye. Uwiteka